sibyo ngiye gutegereza iminota mike ukuri kubibona rero ko ndisivinze koyini ibihumbi sorry koyini 127 urabona ko mise nkora receive zose zingiraho aka kanya izi koyini nizo zigenda zitanye izi ngizi buri munota ugenda winjiza koyini runaka buri munota 2 minota 3 minota 5 ugenda winjiza koyini ngira ngo nkuko ubyibonera urabona ko message ari ngiyi hano sibyo iyi ni message nakiriye aka kanya you have received koyini 127 ubwo bivuze yuko noneho ngiye gutangira mu gice cyo kuba nakora cash out cyangwa se nakora withdraw aka kanya ibyo ngiye gukora hello beauty subscribers muhaye ikaze muri video tugiye kurebana kano kanya ngiye kubabwira application imeni tugiye gukoramo amafaranga ndetse tukanabikuza kuri MTN mobile money yaba kuri Airtel ndetse no kuri MTN ube uri mu Burundi cyangwa se mu Rwanda ubona wakemererwa kuba wakorera amafaranga muri application aho uherereye hose bitagusabye ibintu byinshi mu gihe ufite akanya nicyo gihe ngo uze urebe ino video kugeza igeze ku musozo cyangwa se irangiye akantu ko kanya video ntabwo iri buze gutinde ngo turi buze gukora saa ku ntego reka dutangire rero aho uri hose wemera gukorera amafaranga online reka dutangire ni gute ubuze kugera kuri iyo link cyangwa se kuri application nuko ubuze gukanda hano ngaha ino application rero nkuko uyireba uraza kuyikandaho hano ngaha iyi application uburyo ikora imikorere yayo nuko iyo umaze kuyikandaho ni uburyo ukoresha application izo arizo zose baguhaye udownloadinga muri telefone yawe hanyuma muri make bakaguhereza amakoyini kandi uhita ubikuza yenda kumera neza niyo bita my crypto kandi yo harimo uburyo baguhereza application cyangwa se baguhereza video games ushobora gukina si ngombwa ngo zikine uradownloadinga application gusa yayo uyifungure umara kuyifungura utereke telefone yawe hirya mu gihe utari kuyikoresha cyangwa se mu gihe uryamye amakoyini runaka usanga yagiyeho kandi bitakugoye ndetse bikoroheye cyane application rero ikaba yoroshye cyane nunyura muri link nibwo uri baze kubona bonus yuko wanyuze kuri link y'umuntu wagutumiye kugira ngo baze kuhabwa bonus mu buryo bwo kuza kuba wakubasha kuba wakoraho amafaranga bitakugoye iyi application bayita M-Pesa niko bayita games and in money niko uri baze kuyikanda gusa unyure muri video description cyangwa se muri comment ino video nibwo uri baze kubona uri bwabashe kuba wabona link kugira bize gukorera ino application rero akaba ari application yagenewe abantu bose bafite smartphone ubukoresha Android ubukoresha iki uraza gutya uscrolling ugenda hano ku ruhande bisubiremo nkuko nabikubwiye si ngombwa ngo application bagweza gukoresha ngo zikoresha no wowe uratereka telefone yawe hasi ndakwereka buri minota bagiye nyise minota ngo buri minota ingana gutya na gutya urawinjiza coin zingana gutya ubikuze mu gihe kingana no ntabwo ari mu gihe ngo utegereze no way ibi ngibi biroroshye cyane ntabwo ari nk'izindi mujya mubona okay reka dutangire murabizi Ntagishoro kandi biroroshye cyane numara gukanda hariya uraza gukanda aguri utegereze gato birodinge sasa nibirodinga uraza guhita uhitamo account runaka ushaka guhitamo cyangwa se email uhitamo email yawe ushaka uri muri telefone yawe bahita byizanamo automatic gusa icyo nakubwira nuko wadushyigikira ugakora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro byose by'ubwenge mbagezaho reka dukomeze mu gihe gufunguka araza gutegereza wamaze gukanda kuri email utegereza gato bifunguke biraza gufunguka bimeze gutya urabona ko balance dufiteho 0 ariko mu buryo bwo kugira ngo tubone amafaranga mbere na mbere nka bonus yuko umaze kwinjira kuri link uraza ngaha uyifate kuko wanyuze kuri link utayidownloadinze binyuze muri Play Store gusa sibyo uraza kuyikandaho ukanda handitse ngo scratch sorry ukande ahanditse ngo scratch nukanda kuri scratch iti uhakande uhita ukanda handitse ngo top scratch sibyo uhakande utegereze gato ukiyakanda ako kanya uraza gukanda ahangaha handitse ngo scratch top cyangwa se top to scratch uhitagoreza uraza guscrollingamo gutya uscrollinge gutya ukoremo cyane muri screen unyerezemo urutoki ukimara gukandaho hanyuma ube waninze cyo sivinze amakoyini 100 y'ubuntu nka welcome bonus yuko wanyuze kuri link y'uwagutumiye sasa wanyuze muri video description cyangwa se muri comment sasa tukatugeza mu gice cyo gukoreramo amafaranga ni gute bigenda muri video ndakwereka tubikuza ndetse intambwe ku yindi sasa reka dutangire nakanda kuri play now ninkanda kuri play now utegereza gatoya barambwira ati harimo uburyo bungahe butatu hari ubwo bwo gusetinga game cyangwa se muri munota uburyo winjizamo ni gute winjizamo baguhereza application downloadinga cyangwa se game yari yose si ngombwa ngo yikire cyangwa se ngo uri guspendinga time kuri iyo ngibyo baguhaye wowe utereka telefone yawe hasi buri minota arawuta every minute you pay buri minota urishyurwa ibyo ngibyo bimenye buri munota mbisubiremo urishyurwa
reka dutangiye nkwereke how it works on this video. Nayiteguye kugira ngo nze gufasha kimwe cyose ushaka, sibyo? Icyo nagusaba wakora like kuri video kugira ngo muri make ujye ubona ibiganiro byose mu bambere. Hanyuma nugira ngaho uhita ukanda handitse ngo accept cyangwa se accept, niwe rwaze ukanda ukanda handitse ngo accept, uhita wakanda kuri accept, utegereze gatoya. Bikimara kuza hano uhita ukanda handitse ngo active now, uhita ukanda kuri active now, utegereze gatoya bahita birodinga. Muri makeya twajya tujya muri session mu gikorwa nyirizina ku buryo buri munsi kandi mu by'ukuri iyi ngiyi urahita uza ukanda handitse ngo access primitive cyangwa se primitive usage access, uhita wakanda uhita wemeza, then uhita usubira inyuma gatoya. Ugisubira inyuma bahita bikubwira ati ngo please wait. Ugikanda please wait urategereza gato bihita birodinga. Gusa sinabura kukubwira yuko ino application kuyikoramo amafaranga ubikuza ukabikuriza kuri Airtel Money ndetse no ku barundi mubikuriza kuri network mukoresha ari yose. Sasa urabona nk'ino application bampaye ku downloadinga, ndayidownloadinga byonyine gusa ikimara kuyitereshaje muri telefone yanjye. Uretse nze nkande hano kuno baguhereza application hano, bashobora guhereza muri category cyangwa se ukaza ngaha handitse ngo my games, aba ari application wa downloadinze. Ubwo application baguhereza uraza guhita ukanda kuri max kuri task yose ukora baguhereza coin 200 ukazibikuza gute rero. Katubanze dukande kuri play now we downloading. Ntabwo igihe cyose ari ukuvuga tuzajya uri downloading ama application baguhaye, wapi. Iyi application wemerewe kuba wanayikoresha ari yonyine, akari uzakoresha mu by'ukuri ariyo ukoreramo amafaranga yonyine gusa, nta yindi ubashe kuba wakenera, no, yonyine gusa irahagije. Wowe ikisabwa ni ukuyidownloadinga gusa, nkakwereka how it works, nkakwereka uburyo bikorwa. Uraza hano gutya uyidownloadinga muri telefone yawe, bawe bashobora kuguhereza iyo bashaka cyangwa se baguhereza nk'iyo bampaye. Ntabwo ari ngombwa baguhereze zimene n'izanjye, ariko uburyo tuyakoreramo bwose ni uburyo bumwe. Ndakeka neza iki kintu gisobanutse. Reka ntegereze iyi downloading igere muri telefone hanyuma uhite nkwereka uburyo tubigenzamo. Kandi si ngombwa izo application zikomeze zitunge muri telefone yawe, ushobora no kuzikoramo amafaranga warangiza ukahita uzisiba. Biremewe rwose, birakunda. Noneho nimara kwiinstalinga, urabona nimara kwidownloadinga, noneho kwiinstallingamo, noneho ukadutegereza imara kwiinstallingamo ubwo imaze kwidownloadinga, hanyuma maze turebe nkwereke. Imaze kwidownloadinga arata aka kanya, sibyo? Noneho ubwo ahita ukanda kuri open. Iyo imaze kwidownloadinga ukanda open byonyine, ugikanda open bwabyo birahagije yuko ucunge neza, uze gucunga notification ibuze kugenda mpabaga bambwira ati buri munota uyu n'uyu ngisivinze aya ngaya, buri munota uyu n'uyu ngisivinze aya ngaya cyangwa se nakiriye aya ngaya. Kaze dutegereze gato ifunga. Ubungubu byatangiye, ubungubu tayari ubu byatangiye nimba iyamaze gufunguka. Ubu buri minota ndagenda nakira amwe n'amwe. Reka ntegereze, kandi ndaje nkwereke wenda buri minota ngo ugomba kwakira aya ngaya ngo binyuze gutya, maze wenda mbikwereke gatoya. Ariko gutya ndayifunguye, ushobora kuyikoreshaho gake ubishatse, cyane ko ushobora no kuba wanayikenera mu gihe ubishatse. Urategereza noneho turebe nihashira iminota ese iyi ngahe, nihashira iminota 2-3 baraduhereza coin zingana gute, baduhereza notification hejuru, sibyo? Dutegereze gatoya. Uragenda ukanda wikandira aho ubonye cyangwa se nunahakande, utereke telefone hariya ushaka, nurangiza utegereze gatoya. Genda utegereze gatoya, umva byose birakunda, everything is cool, everything is okay, trust me then, sibyo? Hanyuma ibi ngibi umva si ngombwa nga utegereze gato. Okay, noneho buri application yose baguha wowe urabanjijemo nk'ibisanzwe, sibyo? Tuvuge nawe baramuka baguhaye Alibaba hano kuno, nuko bari baba nyirahita wuza ibisabaga niba ari post code, hano bahita detecting igihugu cyawe, nimba ari Burundi urahita usanga ari mu Burundi. Gusa ntabwo buri wese bivuze ngo ko ari buze kumereza nk'ibi ngibi bamuhaye. Uhita ukanda kuri confirm hano ngaha, ntugire ikindi kintu ukora, ukande kuri confirm. Niba kubwira ati shyiramo post code ushyiramo 05, waba uherereye hose ushyiramo 05 cyangwa se ukanabyibara ugakanda kuri confirm. Noneho ukanda confirm, application ikabanza gufunguka. Noneho bifunguke utegereze gucya birodinge cyangwa se ukanda handitse ngo Google, wakanda kugira birodinge barogingemo email yawe. Noneho ukimara kubonamo email yawe ahita ukanda ushyiramo email yose ushaka ari yose. Numara kuyikanda uhita ukanda hano kuri as continue izina rya email yawe, niza utegereze gato bifunguke sasa, sibyo? Ngo ni ibintu byoroshye
biroroshye cyane, ni ibintu byoroshye, ni ibintu bitagoye, kandi nabwiye ati application ushatse umaze kuyakoreramo ntabwo bigoye, rero ntabwo ari nko kwa kundi, rero ntabwo bigoye cyane. Okay, sasa noneho urabona ko imaze gufunguka ubu aka kandi twamaze kuyinjiramo already, sibyo? Ubu twamaze kuyinjiramo ubu noneho twahita tukinjira, ubu turatangira kubarirwa ya masegonda. Noneho kugira ngo ubikore neza fresh, sibyo? Kugira ngo nkuko nabikubwiye ntabwo bigoye, ni biroroshye cyane, sibyo? Urategereza telefone, ushobora no kwitereka hano kuno ku ruhande, sibyo? Ukigendera ukigera mu byawe, cyangwa se ugiye kwiryamira ukayitereka telefone yawe hirya ku ruhande, bikaba biroroshye cyane ukabura yakoreye, sibyo? None reka ntegereze, ngiye gutegereza. Kuyo nyisa nk'uyiteretse ku ruhande, ntegereze ngisivinge coins runaka, sibyo? Ngiye gutegereza iminota mike. Ukuri kubibona rero ko ndisivinze coin ibihumbi, sorry, coin 127. Urabona ko mise nkora receive zose zingiraho aka kanya. Izi coin nizo zigenda zitanye, izi ngizi buri munota ugenda winjiza coin runaka, buri munota, buri minota 2, minota 3, minota 5 ugenda winjiza coin. Ngira ngo nkuko ubyibonera, urabona ko message ari ngiyi hano, sibyo? Iyi ni message nakiriye aka kanya, you have received coin 127. Ubwo bivuze yuko noneho ngiye kwitangira mu gice cyo kuba nakora cash out cyangwa se nakora withdraw. Aka kanya ibyo ngiye gukora rero, ukuntu bikorwa ni gute rero? Ninze ngasura inyuma nkagaruka muri application, sibyo? Nkayigarukamo nkaza nkakanda handitse ngo play now, sibyo? Reka amakanda ningenda kuri play now, sibyo? Ndategereza gato birodingi. Gusa mu gihe uhakanje ukabona banditse avuga ati ngo try again, uhita ufata application ugasa nk'uyikupa ukongera ukayifungura bisanzwe, sibyo? Ukongera ugakanda handi kuri play game cyangwa se kuri play now, sibyo? Ugategereza nk'uko nabikubwiye, na application yose baguhereza si ngombwa ngo uyikoreshe ngo niba ari game baguhaye ngo ukomeze uyigire. Ninga uramutse uyidownloadinze cyangwa se uyidownloadinze bahita baguhereza izindi coin, sibyo? Uramutse uze gutya ukayidownloadinga gutya ugakanda kuri play ukayidownloadinga, nayo baguhereza izindi coin. Noneho izo wadownloadinze ari yose wadownloadinze, uraza ahangaha handitse ngo my games, ahangaha muri application niyo tubuze kuyisanga, mwereke uburyo ninjiza ziriya coin zose, sibyo? Hanyuma ndaza nkandi handitse ngo more, kuko nahingiye kuri codinga video ngira ngo nakanje pause, ndakomeza ndagira sinamenya, ngira ngo biri kuri codinga, nsanga ntabwo byaba biri kuri codinga, niko byagenze. Hanyuma buri umunota wa mbere ninjiza coin 102. Umunota nanone hashize undi munota umwe ninjiza 107. Hashize iminota 2 ninjiza coin 110. Hashize iminota indi 2 ninjiza coin 113. Iminota 3, iminota 4 kugeza ku minota 5 nibwo aka kanya mise ninjiza coin zingana n'127. Ubwo zose hamwe coin ninjije coin zingana na 804, bakitamiriza na scratch y'igihembo ya coin 300, akazo zitazikwana n'igihumbi na 21. Noneho urabona ko iminota 9 uri kwigeza, nakubwiye ati utereka telefone hasi, ukitereka hasi ukajya mu gihe cyo kwiryamira cyangwa se utari gukoresha phone cyangwa se niba uri kuyikoresha, muri make we coin zikibara. Noneho tugiye kwita tubikuza, reba nta gihe kinini gishize ariko dore tugiye kwita turabikuza aka kanya amafaranga tugera kuri Airtel cyangwa se MTN mobile money, aho ubishaka hose, just birakunda, sibyo? Nasubiye inyuma gato tugera mu gice cyo kubikuza. Nkuko ubibona mfite coin 100 sibyo? Nizo mfite. Noneho nakubwiye ati iyo umaze ahita aguhereza kano kantu ka scratch mu gihe udownloadinze application yose, ahita aguhereza ka scratch ukagascratchinga ugahita aguhereza coin runaka. Iyo tugiye mu gice cyo kubikuza, ushaka kubikuza rero ubikuza kuri simukadi ushaka ari yose, ukaza hano dukande kuri redeem. Nidukanda kuri redeem turategereza gato, dore uburyo bwo kubikuzamo busanzwe rwose n'ubu ngubu uri kubonamo. None twe tugiye gukoresha simukadi, sibyo? Gukoresha PayPal nabwo birakunze, twe tugiye gukoresha simukadi nazana na mobile recharge. Ninganda mobile recharge ndaza nkanda hano harimo session ebyiri, bari kuvuga ati ngo please select service provider. Barahise bambwira ati ngo mpitemo service provider, niba ari MTN niba ari iy'abarundi basinzi iyo bakoresha ariko zo ziba zirimo. Hanyuma ndaza mpitemo niba ari Airtel niba ari MTN, ndaza nkande hano, ubwo turahitamo iyo dushaka. Dukoresha iyihe? Wakoresha MTN, wakoresha Airtel, wakoresha iyo ushaka, sinzi iyo wayi. Reka mpitemo Airtel, iyo wahitamo yose, gusa ni MTN, turahitamo MTN aho tuza kuba twakoresha, sibyo? Mpitemo MTN.
bigihitamo MTN dutegereze gatoya nkuko ubibona ngiye guhita mbikuza aka kanya sibyo ushobora guhitamo ukaza ari bando cyangwa se akaza ari airtime sibyo uraza ugakanda nonitse ngo airtime niho turi buze gukanda ariko tugire uri airtime urumva yuko nikimara kugera mu mise mbona ayo kuhita mbikuza aka kanya ugifite koyini 700 uhita ubikuza aka kanya ukigira koyini 1500 uhita ubikuza 200 sibyo ngiye guhita nangira mbikuze nkandana kuri ya mbere utekiramo nomero ya telefone nshatse ushyiramo nomero yari yose ushaka wayikubikurizaho kenshi ubwo ngiye gushyiramo nomero zitandukanye ikakiremo Airtel noneho ako busano abari akora MTN Airtel sibyo nishyiremo 07 28 6 nindangiza mpite nanditse ngo confirm ninkanda confirm negereze gato bahita bambwira ese ni izi ngizi nanga cyangwa se siyo cyangwa reka nshyiremo MTN sibyo kankoresha MTN 079090 izi ni nazo nomero zanjye kuzi ni nazo nomero zanjye nindangiza mpite nemeza nkande kuri confirm sibyo nkande confirm gusa noneho ngiye kwita nkanda handitse confirm reka mbikuze kuri simukadi ya Airtel iriya nari nakoresha bwa mbere nkande confirm kuko ko ariyo iri muri phone ndi gukoresha basambwira ati ngo submit request submitted urabona yuko nk'uko ubibona sinzi niba wumvishe message yuko nakiriye sinzi niba ari bumvishe message kamite murozinga tute tureba message nimba itugezeho gusa dushobora kuyakira nyuma y'amasaha 48 tese akugeraho utegereze gato nk'uko ubibona urabona ko ayisangiraho akanya sanga ati mu nshuti wakiriye urakoze wakiriye amayinite aka kanya nk'uko ubyibonera ariko nimbikuje 100 kandi nta n'iminota ingahe igiyemo gusa anyisangiraho itera kuri balance dusanga angiye nk'uko ubyibonera kano kanya nuko angezeho dore nataje ngiye hejuru yise ingira ko mbikuje aka kanya tuvugana rero ni gute bikora ni gute yandikisha reka mbikwereke buri kimwe cyose sibyo nk'uko ubibona dore iri message nakiriye aka kanya uhita ako kanya ukimara gushyira mu bikuze ko Airtel Money cyangwa se MTN Mobile Money sibyo nk'uko ubyibona yuko ahise angeraho amafaranga aka kanya rero reka tujye dukomeza na video gusa ikintu hano muri platform kitarimo cyangwa se kidakunda ni kimwe cyonyine ikintu kidakunda ntabwo wabikuriza kuri 079 kuri 079 ntabwo bikunda for example ngiye kubikuriza nkawe cyangwa ati wenda kizamo 079 sibyo 079 ntabwo bikunda hakora 078 079 ntabwo bari bayishyiramo kuko nibayishyiramo nibwo muzayibona kuko iyo ishyizemo ntabwo bikunda ariko nshyizemo 8 hano ngaha bahita bikunda umwana afite simukadi ya 079 ntabwo ho biri bwaze kuba kubikuza ntabwo bibakundira ahubwo bakoresha simukadi ya Airtel sorry ya 078 wisemo ko 078 nibwo bikunda ko 079 ntabwo iraba popular neza uraza gutegereza nuko nguko bikorwa rero kuri Airtel birakunda ndetse no kuri MTN ariko ya 078 kandi by'umwihariko uyakira as airtime yakira nk'amayinite nkuko mubibona yakira as airtime nkuko mubyibonera ushobora kuyaguramo bando ushobora kuyaguramo amayinite asanzwe ndetse n'ibindi rero ushobora